wasuje pastor nanjye ndafashuje waho turi kumwe nandi ni Twanyamutera Joseph ndomo pastori abana yobora umuryango Rabagirana Ministries. Nk'umuntu rero uyoboye umuryango Rabagirana Ministries mukunze cyane mu byo mukora harimo kwita ku bumwe n'ubwiyunge ndetse n'isanamitima. Turi ku nshuro ya 25 aho u Rwanda rugiye kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994. Ubutumwa rero bwa Pastor Nyamutera Joseph ku banyarwanda ndetse no kubarokotse jenoside n'ubuhe muri uyu mwaka wa 2019? Yenda shaka ku icyo navuga nuko nubwo hashize igihe kirekire 25 jenoside yakorewe abatutsi baye, ndashaka kuzirikana abantu benshi, abanyarwanda benshi bari mu matorero cyangwa batayarimo bakibana n'ingaruka. Dufite abapfakazi cyane cyane bamaze gukura inshike, bamwe bagiye bafatwa ku ngufu, abana n'ingaruka zikomeye, ariko nanone n'abatoya bavutse nyuma ya jenoside benshi yukandiye nabo usanga izo ngaruka zarabagezeho. Ndago urugero, ari umwana umwe watubwiye ko kubera uko yabonaga nyina yahuraga asa naho acecetse atavuga, ahorana umubabaro, uwo mubabaro wamwimukiyemo, none bigatuma atangira kubabara ariko ntabona amakuru kuko nyina atari umuntu kubera ihungabana nako avuga, noneho akababarana na nyina kandi adafite n'amakuru. Rero n'aba batoya abantu be kubibagirwa mu gihe cyo guhumuriza, nabo bakeneye guhumurizwa, ariko bo bagakenera noneho no kubwirwa amakuru. Jenoside yagenze gute, ni ibiki byabayemo, ingaruka ikomera abantu bafite, bakabwirwa amakuru, noneho bakabwirwa n'amagambo yo kubafasha kugira ngo nabo bakire. Turazirikana n'abantu bari gufungurwa muri iyi minsi bavuye mu magereza, uko benshi barimo barasoza ibihano. Ntabwo navuga ko umuntu arangiza igihano, ariko barimo barasubizwa mu buzima busanzwe. Rero bageze ku misozi ubona bibuze, abenshi nubwo basubira aho bari batuye kubera isoni, ariko bamwe muri bo n'abakristo bajya mu matorero nibakirwe, ariko be kwinjizwa rwihishwa, ahubwo abayobozi niba bakire babashyira imbere y'abakristo bavuge uko byabagendekeye, kuko benshi niyo abatari mu gace yagiriyemo yakoreyemo jenoside, ariko amakuru yashobora kumenyekana. Ariko cyane cyane abari mu gace noneho bakoreyemo jenoside nibashyirwa imbere y'abakristo, nabo bavuge, abantu bamenye urugendo bagenze, niyo bahuriye n'Imana, ese ni gute guhinduka kwabo, ni gute, ni iki bijeje abaturage. Kumubona ku musozi umuntu adafite byibuze amakuru yo kuvuga ngo ni iki nyizeza ko ndi buryame ngasinzira, nambwirira amakuru y'uwo ari we nyuma y'iki gihe cyose amaze igihe ari muri gereza. Rero nabo ndumva abayobozi b'amadini bakwiriye gushyira imbaraga zo gufasha abantu bari kuva mu magereza kugira ngo batange ubutumwa bw'ihumure. Murakoze cyane.